udukurikiye banza ukore share, subscribe, comment, noneho ujye hasi kandi no kukazogera kugira ngo video tuzadushyiraho nshyashya ubituye. Uyu ni Esther Niyomutabazi, iyi ni The Mind First TV. Uyu munsi tugiye kubagezaho play yitwa Enemy of the People. Enemy of the People ni play yanditswe mu 1982, yandikwa n'umugabo w'umunyanorvege witwa Henrik Ibsen. Reka tubagezeho incamake y'iyi play, ni ukuvuga summary. Enemy of the People ni play ishingiye ku kutumvikana hagati y'abavandimwe babiri. Abo nta bandi ni Dr. Thomas Stockmann ndetse na Peter Stockmann. Wakwibaza ngo ko ari abavandimwe ni gute batumvikanye. Dr. Thomas Stockmann yari ashinzwe igenzura ry'amavomero rusange, naho Peter Stockmann yari umuyobozi, yari meya muri ako gace. Hanyuma mu kazi ka buri munsi, Dr. Thomas Stockmann yakoze ubugenzuzi bw'amazi abaturage bavomaga. Hanyuma aza gusanga iryo vomero ryararuhumanye, ryaranduye, yandujwe n'icyo bita chemicals yavuye mu yindi vomero byari bituranye, aho ababazi b'amatungo bogerezaga impu. Hanyuma amazi yanduye avayo aza kwanduza nayo mu iryo vomero abaturage bakoreshaga. Amaze kubibona, yakoze raporo. Akora raporo ayishyikiriza umuvandimwe wari umuyobozi nka meya kugira ngo akore bije y'uburyo ayo mazi azasukurwa. Nuko ariko meya ntiyabyumvise neza. Peter Stockmann yari meya ariko yari umuyobozi, wari wa muyobozi wirebaho, ureba inyungu ze gusa utitaye ku nyungu rusange z'abaturage. Hanyuma rero mu kwikunda kwinshi abwira Dr. Thomas Stockmann ko ayo mazi atazasukurwa, agomba gukura y'amaso kuko ngo kuyasukura byazatwara igihe kinini, ikindi kandi ngo byatwara leta amafaranga menshi. Ariko Dr. Thomas Stockmann yumva ko ari urwitwazo kuko yari amuzi neza. Hanyuma ntiyava ku izima, aratsimbarara kugeza ubwo agiye mu itangazamakuru agira ngo byibura itangazamakuru ritangaza iyo nkuru ry'amazi yanduye, hanyuma abaturage bahagarike kuyakoresha. Ariko ntibyamuhiriye kuko Peter Stockmann nk'umuyobozi yari afite amafaranga menshi, ndetse yatanze na ruswa muri ibyo bitangazamakuru. Ntihagire ikinyamakuru na kimwe gisohora iyo nkuru. Hanyuma ariko ntiyacitse intege. Ariko rero hagati aho ngaho umuvandimwe we yaramuhamagaye, aramuhamagara ngo baganire ku kibazo cy'amazi. Hanyuma bari kuganira, Peter Stockmann asaba Dr. Thomas Stockmann gutegeka iby'ayo mazi, ntihagire umuntu n'umwe uzamenya iby'ayo mazi. Hanyuma Dr. Thomas Stockmann yanze gutegeka, niho ikibazo cyavuye. Kuva icyo gihe amakimbirane aratangira hagati yabo. Peter Stockmann yibutsa Dr. Stockmann ko amufiteho ububasha nk'umuyobozi. Hanyuma amaze kubona Dr. Thomas Stockmann agumye gutsimbarara, yatangiye kumufatira imyanzuro. Ariko iyo myanzuro ntiyatumye Dr. Thomas Stockmann acika intege, yarakomeje arakora. Hagati aho ngaho byaramugoye cyane Dr. Stockmann kugira ngo agere ku ntsinzi. Byamusabye kwitwa umwanzi w'abaturage, Enemy of the People. Ati yitwa umwanzi w'abaturage gute rero? Umuvandimwe yabonye ko nihatangazwa iby'amazi yanduye azaba asuzuguritse cyangwa se acitse amazi mu mvugo z'iki gihe, nuko aharanira ko iyo nkuru itazasohoka. Yabonye ko azaba asuzuguwe kubera ko abaturage bari bamaze igihe kinini banywa ayo mazi, kandi ko nihatangazwa ko yanduye azagaragara nabi mu baturage. Nuko ahitamo gutegeka iby'iyo nkuru. Ariko rero umuvandimwe we siko yabibonaga. Yabonaga ko ikibazo atari igihe amazi yasukurirwa, ahubwo ikibazo ari ukuyasukura, ndetse abaturage bakabaho mu buzima bwiza butagira indwara zishingiye ku mazi mabi. Ariko rero Peter Stockmann ntiyabyumva, agomba guhatiriza ko ategeka iby'ayo mazi. Nuko Dr. Stockmann aza kwita umwanzi w'abaturage, bitewe n'uko Peter Stockmann yabonye ko abaturage nibabimenya biturutse ku rundi ruhande bazamuveba bakamufata nk'ikigwari. Nuko atangira kubabwira ko umuvandimwe Dr. Thomas Stockmann ari umuntu mubi cyane, ari umuntu wifuza ko igihugu kizahomba,
ashaka ko bapfusha nabo amafaranga mu bintu bidafite umumaro. Abwira abaturage ko amazi mwayanyweye hari icyo yabatwaye, imyaka mumaze muyanywa hari icyo mwabaye. Nuko abaturage babona ko Dr. Thomas Stockman ari umuntu mubi ashaka guhombya igihugu ubusa gusa. Abaturage ni ba rubanda rugufi, iyo wateguye neza imbwirwaruhame urabakombenka bakumva. Nuko Dr. Thomas Stockman yitwa umwanzi w'abaturage gutyo, bamwita enemy of the people. Ariko rero ntibyamuciye intege, yarakomeje akora uko bishoboka kose, birangira kandi ageze ku ntsinzi. Ati yageze ku ntsinzi gute? Dr. Thomas Stockman yari umugabo w'umutima ukomeye kandi ufite intego, kandi icyo yifuzaga yakigeragaho, nubwo byamusaba byinshi cyangwa agahomba byinshi, ariko yabigeragaho. Yamusabye ko yitwa umwanzi w'abaturage, bimusaba ko umwana we wari umwarimu yirukanwa, bimusaba ko abana be birukanwa mu mashuri, ndetse ikindi byamutwaye n'aho yabaga. Icumbi yari yarahawe n'umuvandimwe we Peter Stockman yari musohoyemo. Nuko barangara, ariko ibyo byose ntibyamuciye intege. Dr. Thomas Stockman yagumye guharanira ineza y'abaturage n'imibereho myiza yabo, nubwo bo batari babizi. Nuko akomeza guhana nabyo kugeza ubwo ageze ku ntsinzi. Ibyo byose arabyirengagiza. Abaturage nibwo baje kubona ko y'amazi koko yari yanduye, ubwo batangiraga kurwara indwara zishingiye ku gukoresha amazi mabi, harimo diyare n'ibindi. Nuko batangira kubona ko umwanzi wabo ari Peter Stockman, we wanze ko amazi asukurwa, mu gihe Dr. Stockman ari inshuti yabo. Mu gihe we yahaniye ibyiza ahomba byinshi, ndetse anyura no mu buzima bugoye, ariko aharanira ineza yabo, kandi ko babeshywe na Peter Stockman. Nuko abaturage birangira banzuye ko Peter Stockman ari we mwanzi wabo. Birangira babonye ko Dr. Thomas Stockman ari we mugabo mwiza kandi muzima ubifuriza cyiza. Iyo yari summary y'iyi play enemy of the people. Yes, tugeze ku cyo bita characters and characterization. Mbere yuko dutangira, wowe udukurikiye banza ukore share, subscribe, comment, noneho ujye hasi kandi no kukazogera kugira ngo video tuzadushyiraho nshyashya ujye tuyibona. Urakoze cyane. Reka dukomeze, tugiye guhera ku mugabo bita Dr. Thomas Stockman. Dr. Thomas Stockman rero ni umugabo w'imfura, umugabo w'umunyakuri, umugabo ugira intego kandi akayigeraho. Yari umugabo wa Mrs. Catherine Stockman. Yari afite umugore bita Catherine. Wagiye ku muvandimwe we Peter Stockman, yari umuntu ufunga umutwe, yari umunyagitugu, yari umugabo uvuga nabi, ukomeza ibintu. Ikindi yari meya nyine wako gace ibyo bintu byabereyemo. Twagiye kuri Harvested and Ascari, abo bombi bari abanyamakuru batayipinga bagira bite, harimo nabo bariye n'amaruswa nyine ntibatangaza iyo nkuru. Hanyuma tugeze kwitwa Petra Stockman. Petra Stockman ni umukobwa wa Dr. Thomas Stockman na Catherine. Umukobwa wabo yari umuntu ugira ibitekerezo byinshi, yari umunyabwenge, ikindi yari umukozi cyane, yari umwarimu. Noneho iyo umugereranyije na mama we Catherine, ubona ko Petra ari umukobwa w'umunyabwenge cyane, ukora cyane, mbese uri intellectual, mu gihe Catherine ari wa mubyeyi wibera mu rugo, wita ku muryango, ukora imirimo yo mu rugo. Nuko byari bimeze. Hanyuma ubwo twagiye kuri Catherine. Catherine ubwo ni umugore wa Dr. Thomas Stockman, akaba mama w'abana batatu, harimo Petra, Morten and Ellis. Hanyuma Catherine nyine nkuko nayo babwiye ni wa mama wabaga yibereye mu rugo, nuko agira ute
areba ibintu byo mu rugo, akora imirimo yo mu rugo n'iki. Ikindi kandi yagiriraga ubwoba umuryango we, akumva wifuriza icyiza, ariko ibyo umugabo we yakoraga bikamutera ubwoba, yibaza nyine ibizakurikira aho ngaho. Iyi play rero nta nubwo ifite abantu benshi cyane, ndumva twasoreza aho ngaho. The Manifest TV kugezaho ibintu bigiye bitandukanye, amakuru atandukanye y'ibyamamare bigiye bitandukanye. Si icyo gusa, tugusobanura kuri novo, novela ndetse na plays mu kinyarwanda cyiza. Nawe niba usanzwe uri umunyeshuri, kora subscribe kuri iyi YouTube channel, kora subscribe, share, wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo ibikorwa bigiye kugeraho byihuse. The Manifest TV, wow.